Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro Data atanga abe muri mwebwe, muhawe ikaze kandi amahoro y'Imana agwirire muri mwebwe mu mitima yanyu. Tubonye umwanya mwiza Imana iduhaye kubw'urukundo rwayo ngo tuvuge kandi tunumve ijambo ry'Imana. Twafatanya mu isengesho mbere yuko dutangira. Urakoze Data ku mirimo yawe myiza, icyubahiro cyose ni icyawe, nawe muzagisangira. Uyu mwanya ndawugushimiye wo kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Ufashe njye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ufashe abagiye kuryumva, twese dushyigikirwe nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ntabwo nabura kujya ntangira babwira ngo nshuti bene Data kandi namwe bashyiki banjye, muze kugira inyota yo gukunda ijambo ry'Imana, murisome inshuro nyinshi, mushyire mu bikorwa ibyo ritegeka, nibwo tuzarushaho kuba abakristo bazima bishimirwa n'ijuru kandi iyi si itabasha. Ndagira ngo njye nawe tugendane kwiyemeza gukomeye ko ijambo ryacu riba iryo guhamya umwami Yesu, kandi ijambo ry'Imana ritubera ubuzima bwa buri munsi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turi busome mu gitabo cy'Itangiriro, turaza gusoma igice cya 12, dusome umurongo wa 2. Igice cya 12 Itangiriro umurongo wa 2 haravuga ngo, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha. Rongera nsome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 15 n'uwa 16. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Aba ariko umucyo wawe ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Izina ry'Imana rishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru kubw'urukundo rwayo rwa buri munsi idahwema kugaragariza njye nawe. Imana ishimwe kubw'urukundo igukunda, kubw'urukundo inkunda rutagira akagero, kandi Imana ishimwe ko njye nawe dutekerezaho buri segonda ndetse binarenze uko tubitekereza. Nsomye ijambo ry'Imana, nahaye intego ivuga cyangwa Mwuka Wera yashatse ko tuza kuvuga ku kintu cyitwa kubera abandi umugisha. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Tugiye kuvuga ku ijambo rivuga kubera abandi umugisha. Mbese umugisha turi buze kuvugaho uzabera abandi cyangwa ukwiriye kubera abandi ni uwuhe? Nta wundi mugisha turi buze kuvuga, nubwo imigisha igenda inyurana, ariko turaza kuvuga ukuntu umuntu abera abandi umugisha, ariko umugisha wo gutuma abantu bamenya Imana biciye muri wowe, kuko ni wo mugisha ukomeye, umugisha wo kumenya Imana. Kubera ko abantu benshi bafite ibintu byinshi, abantu benshi baratunze, ariko babuze ikintu gikomeye, babuze ikintu cyitwa kumenya Imana. Niyo mahirwe abantu bahushije mu buzima bwabo, bumva ntacyo bitwaye ariko nyamara biragitwaye. Bumva ari ibisanzwe nyamara ariko ntibisanzwe. Kubaho utazi Imana, kubaho utaracunguwe, nubwo Yesu yacunguye bose ariko siko bose bakiriye uko gucungurwa. Hari abaguhakana, hari abaguhakanisha ibikorwa byabo. Kubaho utaremera Yesu ngo akubera umwami n'umukiza, nicyo gihombo gikomeye kiruta ibindi. Ariko turimo kureba ukuntu ahantu uri wahinduka isoko y'umugisha, ukazajya ukonekita abantu n'Imana, ukahinduka umuyoboro, ugahinduka cano, ku buryo abantu batuma uhinduka isoko y'uko abantu bakira ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana bamara kuryakira, hanyuma rikababatura, hanyuma ngo bakabona yuko Imana yakugiriye neza, hanyuma ngo bagahimbaza Data wo mu ijuru, ngo nuko nabo bakabona agakiza. Dusomye ijambo ry'Imana aho Imana yabwiye Aburahamu ngo izamuhindura ubwoko bukomeye, ngo izamamaza izina rye, iramubwira ngo uzaba umugisha. Umugisha yarimo kumubwira kuba ni uwuhe?
bivuze ngo Aburahamu bwe yasabwaga kubera abandi umugisha mbere y'uko Imana imukorera ibyo yamubwiye byose. Hari icyo Imana igusaba gukora mbere y'uko nayo igira icyo ikora. Icyo uhumbe neza. Nari mvuze ngo amasezerano menshi Imana itanga ijya yongeraho kondisiyo. Amasezerano Imana itanga ijya yongeraho kondisiyo, ikakubwira ngo nzakugira gutya na gutya, ariko nawe uzagenza gutya na gutya. Ikakubwira ngo nzageza izina ryawe, ikakubwira ngo nzakugirira neza, ikakubwira ngo nzagushyigikira, ikakubwira ngo nzakwamamaza, ariko nawe ukwiriye kutazagira izindi mana wikubita imbere. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu ni Imana ifuha. Imana yacu ni Imana igutegerejeho ko uyubahisha kandi utayibangikanye. Ariko Aburahamu yasabwaga kuba umugisha kugira ngo abamubona bose bamubonemo isoko y'umugisha, kugira ngo abamubona bose bamubonemo yuko yabaye umugisha abikorewe n'Imana, kugira ngo abantu bamureba bamubonemo umucyo, bamubonemo itabaza ryaka, nibamara kumubonamo itabaza rimurika ngo bishime bahimbaze Data wo mu ijuru. Nibamubona bamusangemo ijambo ry'ingirakamaro, nibamureba bamusangemo imico yo kwifuza, nibamureba bamusangemo ingeso za gikristo, nibamureba bamusangemo guca bugufi, nibamureba bamusangemo imbuto nziza, bavuge ngo uyu muntu yarahinduwe, bavuge ngo uyu muntu yarabatuwe. Dusoma irindi jambo ry'Imana rivuga ngo nta wakongeza itabaza, naragize ngo aritwikirizeho inkangara, ngahubwo arishyira ku gitereko, ngaho mu nzu bose bakamurikirwa n'iryo tabaza. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaravuze ngo ni njye mucyo w'isi, ariko natwe atwita umucyo w'isi kubera yuko niba ari umucyo w'isi tukaba turi abana be, bivuze ngo natwe abana be turi umucyo w'isi, bivuze ngo turi amatabaza yakongejwe nawe. Niba turi abana be twamaje gukongezwa nawe, uri itabaza ryakongejwe, nanjye ndi itabaza ryakongejwe. Niba waramaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wamaje gukongezwa nawe uri itabaza. Ariko iryo tabaza hari igitereko yariteretseho. Aho ngaho uri niho Yesu Kristo yaguteretse. Kuri icyo gitereko ushobora kuba warateretswe ku gitereko cy'uko uri ku ishuri, wateretswe ku gitereko cy'uko uri mu kazi, wateretswe ku gitereko cy'uko uri mu mudugudu runaka, wateretswe ku gitereko cy'uko utuye ahantu runaka. Ni iki Yesu agushakaho? Mbese aragushakaho icyo gitereko, iryo tabaza ari ryo wowe uritwikirizaho inkangara, uritwikirizaho intonga? Oya, ahubwo arashaka yuko iryo tabaza rimurikira abari mu nzu bose, iryo tabaza rimurikira abo mukorana mu kazi, iryo tabaza rimurikira abo mwigana mu ishuri, iryo tabaza rimurikira abo mwigana mu kigo, iryo tabaza rimurikira abo mubana, iryo tabaza rimurikira. Waba uri umugabo uritabaza ikagutereka mu rugo rwawe ngo umurikire abo mu rugo rwawe. Waba uri umwana uritabaza ikagutereka mu rugo iwanyu ngo umurikire ababyeyi bawe. Kubamurikira ni ugukora iki? Ni ugukora imico mizima, kugenda nk'umukristo, gushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana, kugenda umaramaje rwose, ukijijwe rwose, ubyawe n'Imana, ugendera mu mucyo utagendera mu mwijima. Hanyuma abo bantu mubana ubabera umucyo, abo bantu mukorana ubabera umucyo. Nturitwikirizeho intonga. Gutwikirizaho intonga ni ukugira iki? Ni ukuba uri umukristo ariko iby'Imana biguteye ipfunwe, ni ukuba uri umukristo ariko iby'Imana ubigendamo gake, ubigendamo bigura intege. Ntacyo umariye ubwami bw'Imana, aho uri ntacyo ubumariye. Ntiwamamaze inkuru nziza, ntugaragaze imbuto nziza, ukaba uri umukristo koko, hanyuma ugatwikirizaho intonga, ukiyoberanya, ntugende nk'umukristo muzima. Nkubwire ngo ubwo bukristo ntacyo bumaze. Imana ikwitezeho inyungu, hari icyo Imana igushakaho yagushyize. Imana yagushyizeho kubera impamvu, muri ako kazi, muri iryo shuri, muri urwo rugo, aho ngaho ukorera, Imana ihagushyize kubera impamvu, igutezeho inyungu. Irashaka ko abantu benshi bayimenya kubera wowe. Wiceceka, wikwinumira, wimera nkaho bitakureba, birakureba. Imana iragushakaho inyungu. Imana irashaka ko bayimenya biciye muri wowe, biciye mu mico yawe, biciye mu mvugo yawe, biciye mu ngendo zawe, biciye mu myitwarire yawe. Wikwicecekera nshuti yanjye, ukifata nkaho bitakureba, ukifata nkaho bireba abandi. Uri itabaza ryaka, kandi ntiwemere ko hari ibikuzimya, kuko ibikuzimya birahari,
ibishaka kugucogoza birahari, ariko saba uwo mwami wagukongeje ahora agukongeza, ahora acana umuriro muri wowe. Niba wariyemeje kuba ku bwami bw'Imana, uhaguruke, ntiwemere kuba ubusanzwe, ntiwemere kuba uwuciriritse, ahubwo uhagurukane n'umwete uvuge ngo njyewe niyemeje kuba itabaza ryaka, ntabwo ugomba kuzimywa n'ikintu cyose, kubera ko nugenda uri itabaza rigenda rinyenyereza, uri itabaza ryaka gahoro. Iyi si abari hanze aha ibicanege bizakuzimya. Emera kuba itabaza ryaka, emera kuba itabaza rimurika, emera kuba itabaza nshuti yanjye. Se wakwemera kuba itabaza aho uri, kandi Imana iragushyigikira rwose. Emera kuba itabaza ryaka, emera kuba uhindura benshi ku gukiranuka, emera kuba uhibwira abandi ubutumwa bwiza. Ntuceceke, ntutuze, ahubwo Data wa twese yemeye kugushyigikira. Reka dusome irindi jambo ry'Imana tugiye gusengeramo, riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 35. Aravuga ngo uwo yari itabaza ryaka rimurika, namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Tubonye iri jambo ry'Imana rivuga ngo yari itabaza ryaka. Uyu ninde? Uyu ni Yohana, uyu ni Yohana umubatiza. Ngo yari itabaza ryaka. Haleluya, Yesu ashimwe. Ngo yari itabaza ryaka. Ndagira ngo nawe bitabaza ryaka nshuti yanjye, rimurika, rigurumana, ribaninga, rishayininga. Itabaza ryaka nshuti yanjye, nawe bitabaza ryaka, abantu bishimira umucyo wawe, kandi nawe Imana izagutangira ubuhamya, nawe ijuru rizakwirata. Wa mukobwa we, bwiriza abandi bakobwa. Wa musore we, wikwiyoberanya mu bandi basore. Mwarubyiruko mwe, muhaguruke, mwamamaze inkuru nziza. Imana nireba isanga igifite abandi bakobwa, isanga igifite abandi basore. Namwe mwabagabo mwe, namwe mwabamama mwe, namwe nimuhaguruke, nimwemere kwa basanzwe, mwamamaze inkuru nziza y'agakiza. Abantu benshi bamenye ijambo Imana kubera mwe. Generasiyo yabo yihindure. Niba hari umusore uhindure generasiyo yawe, niba uri umumama uhindure generasiyo yawe, niba uri umupapa uhindure generasiyo yawe. Muri generasiyo zose ukwizemo ijambo ry'Imana, kandi ndakubwira ukuri ko bizatanga umusaruro. Mbese nawe wakwemeza kubitabaza ryaka? Mbese nawe wakwemera kuba umuntu ugeza ku bantu ubutumwa bwiza? Birashoboka cyane. Reka dufatane mu isengesho. Niba ugize icyo cyifuzo, Imana yiteguye gufatanya nawe, Imana yiteguye kugendana nawe, Imana yiteguye kugushyigikira. Nuhaguruka ukiyemeza, ndakubwira ukuri ko biri buzana impinduka. Urakoze Data. Uyu muntu wiyemeje mufashe, uyu muntu wiyoberanyaga mushyire mu murongo, mutere umwete, umucane mu muriro, ahinduriye benshi kugukiranuka hari. Urakoze Mwami, icyubahiro cyose kikugarukiye kubwira ijambo, mu izina rya Yesu Kristo, amen.